Ega mbasuhuze kandi mbaramutse nk'uko bisanzwe bakunzi ba televiziyo Radio Rwanda rugari mugira amahoro y'Imana imigisha yayo. Ni Asumani niyo nambaza nje kubagezaho amakuru yihutirwa, amakuru ari mu mujyi wa Cape Town mu gihugu cya Afurika y'Epfo, mboneraho no kuburira abanyarwanda b'umutima, abanyarwanda bazima baba muri ya mujyi kugira ngo bitonde kubera ko bajwemo binjiriwe, kandi by'umwihariko mburira inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi z'igihugu cya Afurika y'Epfo, by'umwihariko mu mujyi wa Cape Town. Kuva ku mugoroba wo kuri wa gatandatu ejo bundi hashize itariki ya 4, itsinda ry'abanyarwanda b'abagizi ba nabi bavuye mu mijyi ya Pretoria, Durban na Johannesburg bari mu mujyi wa Cape Town, baje mu nama y'ubugizi bwa nabi, si ya mbere si ya kabiri. N'ubundi bahura bapanga imigambi mibi yo kugira nabi u Rwanda no kwica abanyarwanda, nk'uko batahwemye kubikora, nk'uko bene wabo base na base wabo na ba nyirasenge na ba nyirarume batahwemye kubikora. Dore imyaka 31 irashize n'ubu bagipanga iyo migambi misha. Rero bayobozi ba Afurika y'Epfo, bayobozi mu nzego zitandukanye mu mujyi wa Cape Town, mumenye ko abo bantu bahari. Kuva mu mugoroba wo kuwa gatandatu itariki 4 n'ubu tuvugana, ubu mbagezaho aya makuru, baracyahari. Baragenzwa n'iki rero? Baragenzwa no gushyiraho umutwe w'igisirikare, birumvikana n'ubwunganizi bwa FDLR. Baragenzwa no guhindura amazina cyangwa inyito y'iriya ngirwashyaka yitwa RNC. Byumvikane vuba navuga ngo ubwo coordinateur wabo cyangwa general coordinator ari Kayumba Nyamwasa. Aya makuru ntimuyakinishe, nk'uko ngiye kubabwira. Ntabwo baza gutyo, baba bafite uko babipanze, baba bafite abari bubakire, baba bafite aho bari bukorera inama, baba bafite za restaurant bari bugiye gufatiramo ibyo kurya, baba bafite aho bari bucumbike. Mu babakiriye rero, mu banyarwanda babakiriye, abo nabo n'ubundi ni babandi bahora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bukorerwa abandi banyarwanda babayo, ariko cyane cyane ibikorwa by'ubugambanyi byo kugirira nabi u Rwanda. Ku isonga hari Epimake. Uyu nguyu ni umushoferi, afite kampani akoramo, atwara imodoka. Muti Epimake ni muntu ki? Epimake uyu nguyu ni musaza wa Kanziga Agata, ubwo ni muramu wa Juvenal Habyarimana. Mu yandi magambo ni murumuna wuriya Zigira Nyirazo Protazi uherutse gupfa. N'ubu ngubu umurambo we bene wabo bakaba bakiwuzererana aho hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu Epimake ni umushoferi, ndagira ngo mumenyeshe ko ubutumwa buramureba. Iyi kampani yitwa Uber akorera ndayizi, Epimake ubimenye. Imodoka utwara yitwa Avanza, Epimake umenye ko nyizi. Mwari amashapure uba wamanitsemo ahari ugira ngo hari icyo azakumarira. Epimake ubimenye, Epimake ubimenye ibintu. Uri mu bakiriye bariya bantu, bariya bene wanyu. Ntabwo urutonde rwabo haragera ko ndushyira hanze ku mpamvu runaka. Wowe na Jado aho aba ndahazi, Gudi
ndahazi rwose, mujye mubimenya. Hanyuma Epimaki ubwire n'abo ba David, Kennedy, n'abo ba Kimasa ukorera cyangwa ukoreshwa na Nahimana, ba Kabuto uwo nguwo ukoreshwa cyangwa ukorera Rusesabagina, mwese ndabazi, n'ibyo mubamo ndabizi, umunota ku wundi ndabazi pe. Ubu muraza ngo ariko Asumani ngo abari hehe, ubwo mugiye kumpiga, ntabwo mushobora kumbona, ariko mumenye ngo ndabizi ko Kimasa akora mu by'amato hariya hitwa Waterfront, kuri Ocean hariya cyangwa ku nyanja ya Atlantique. Ndabizi neza ko Kimasa aba hariya Grass Park, aho hose muba mwihishahisha ndahazi. Aho muri gukorera inama ndahazi. Iyo restaurant meeting point y'Abatanzania kuri Avenue cyangwa Strad, murimo murabyumva ariko Strand Street 47 aho nyine aho Cape Town ndahazi. Uko mwinjira muri restaurant, uko abo bambari banyu mwebwe wenda mwagiye gupagasa, uko binjiramo nuko basohoka mbambareba, mwitonde. Ibyo bintu muri ntabwo iyo migambi ishobora kubahira. Epimaki ubwire abo bene wanyu, iyo baba baturutse za Dubai, za Pretoria, za Johannesburg ngo baje gupanga, ngo mugiye ngo murimo murashaka guhindura izina rya RNC, ashaka gushyiraho umutwe w'igisirikare yo kujya kunganira cyangwa gutiza umurindi FDLR ya bene wanyu, nimugerageze. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo, reka ngire ubutumwa ngenera uyu mugabo witwa Haridi utwara abo bantu aho bajyana bavana aho ngaho ntaravuga, kimwe nuko ntaravuga amazina yabo, iryo tsinda ry'abantu 15 aho mukorera inama ndahazi, uko bakura bibajyana kuri meeting point restaurant y'Abatanzania ndabireba. Haridi menye ko nkuzi, uri umushoferi wa Karegeya Patrick, ngaho nimugerageze, ariko ntimugire ngo uru Rwanda ruzakomeza rubarebere gutyo. Ubwo umuburo ndawutanze, abazi izo ndimi z'ibyo bihugu, z'icyo gihugu murimo n'izindi, ndizera ko inzego z'ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo kuva kuri Presidence kumanuka kugera hariya mu mujyi, abashinzwe umutekano, abashinzwe inzego z'ubuyobozi babimenye, batazavuga ngo abo bantu ngo ntabwo twiye tumenya ko bari mu migambi, bari mu nama Cape Town hano zo guca imigambi mibi ku Rwanda. Bazabivuge, dore mbivugiye ku Karubanda, ariko mumenye Epimaki cyane wowe na Haridi
hariya i Nyamirambo turabazi. Buri gikorwa cyose mukoze tuba tukireba, ngaho nimugerageze. Epimaki, wari uzi yuko iyi modoka, aka kamodoka utwara, wari uzi ko nzi ko ukora muri iriya kampani? Wari uzi ko nzi ko utwara imodoka yitwa Avanza? Wari ubizi se? Ntabwo ari wowe wakiriye bariya bantu, wowe na Kennedy na David. Ngaho nimugerageze. Hanyuma ubwo nibibahira nababwira iki? Banyarwandakazi, Banyarwanda bakunzi ba televiziyo Radio Rwanda Rugari, ni iminota mike nari mfashe, ubwo buri wese, umunyarwanda n'umunyarwandakazi w'umutima, ubake town by'umwihariko, hari icyo akuyemo, gusa mwitonde kandi ntimukabona abo bantu hanyuma mu mwicecekere, kuko ejo bashobora kubagirira nabi, n'uyu munsi bashobora kubagirira nabi. Ni mu badenonse rero. Aho ntari muhari, ko nshobora kuba ndi muri quartier runaka ndaho mu mujyi, wowe aho wagiye mu yindi quartier muri gahunda zitandukanye, ahantu hatandukanye hirya no hino, ukabona undi mugizi wa nabi, abandi bagizi ba nabi, mutubwire. Abangaba bo nimubihorere. N'ubu ndabizi nabo, ndabizi ko baba barimo barungarunga bakebaguza, babazanya ngo Asumani atubonye ari he, ariko abahehe, abayageze hano gute. Abo ibyo nimubyihorere, nimubibarekere, hanyuma nanjye mundeke. Ariko mwirinde, mwigengesere, mugire amakenga, mube careful, mube attentif cyangwa attentive. Kandi amakuru nk'aya nimuyabona vuba na bwangu, mujye muyahita muyaha inzego z'ubuyobozi, cyane cyane inzego z'umutekano aho ngaho Cape Town hariya. Tukushobora kuba ndi mu nkengero za Cape Town, ariko aho ngaho bari, niba nababwiye ngo restaurant babamo, sinabibabwiye se cyangwa nyibasubiriremo, bariramo meeting point y'Abatanzania kuri Avenue Strand cyangwa Strand Street. Icyongereza cyanjye I'm very sorry, ntabwo kiri fair. Strand 47 cyangwa Avenue Strand 47, aho ngaho. Kuko ubusimari, ariko ejo cyangwa nimugoroba nari mpari, nimubabona mubivuge, mutanga ayo makuru. Aho barara muhihorere, ntimuhavuge. Aho bakorera inama ntimuhavuge, kuko nge ndahazi, ibyo ni ibyanjye. Ntabwo uzagambanira u Rwanda, ntabwo uzaca imigambi yo kugirira nabi Abanyarwanda n'u Rwanda ngo bizakugwa amahoro. Ntabwo bishoboka. Mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Turi kumwe, amakuru ni menshi, ndaza kubagezaho n'ayandi mu masaha make cyane cyangwa ejo. Ariko iki kintu mukimenye,
ikintu mukimenye, namwe mu bagizi ba nabi mubimenye ko mbizi. Murantwara iki? Uretse kujya hariya mukantuka, muribeshya. Cyakora kereka nimurara mugiye, ariko mumenye ngo ninjye namwe. Mwebwe aho hahandi muri ka gasari muteraniramo, hanyuma mukahava, babiri bajya hariya, bandi bajya hariya muri rogi, muri ndahazi hose. Ngaho nababwiraga iki? Rwose nimugerageze. Cyakora hari uwo bishobora guhira agasimbuka rugacika yambutse.